ajya gushora muri mobile money arayikoze irwamagana mu mujyi niho yakoreraga, ariko n'ubundi biza kwanga biranga kabisa. Nimugoroba ageze mu rugo ahamagarwa kuri telefone n'inshuti. Iyo nshuti yari iri hehe? Muri Kenya. Muri aho ngaho abaza umuntu wamuhaye serivisi y'icyumba n'iki amubwira ati none se ndi Umunyarwanda nagize ikibazo kiniki ibintu nk'ibyo. Undi aramubwira ati ariko mfite inshuti yanjye y'Umunyarwanda naguhuza nayo ukumva hari niba hari icyo yagufasha. Amuha nimero witwa Joachim. Batsi ibiryo barangije wa mujama bamuha ibiryo. Bararya ariko wa mutipe we yanga kurya. Sam yanga kurya. Impamvu yanze kurya yaravuze ati aba bantu ni nkuko avuga ngo ni nk'Imana tukwa kunduga ati n'ubu nse ko ngiye gupfa. Ariko noneho we ahubwo we yaravuga ngo aba bantu bashaka kundoga ngende ndi nk'umurambo bagende kunshinyagurira. We ndicyo yatekerezaga. Ahubwo ati kugira ngo bagire reka maze mpure na boss mbaze musabe imbabazi abahungu batanyicira mu nzira. Yanga kurya yumvaga ko ibiryo yabiroza. None wa mukobwa bari kurya, urumva wa mukobwa bari gusangira n'abandi sinzi ukuntu yari yarije abona Sam ntabwo ari kurya. Aho rero niho hari hatangiriye inzira y'umusaraba y'umuntu bita Sam cyangwa se Kamau Raymond. Isa naho ibabaje mu buryo bumwe, ariko nanone I'm telling you ni inkuru isa naho ikugiraho mu icyizere, ikubwira ngo buriya nta hantu na hamwe Imana ngo Imana ikigushaka ikigufiteho umugambi nta hantu na hamwe utava, nta kure cyane wagera byo gupfa ngo upfe. Mbese bishatse kuvuga ngo Imana ikigukeneye ikigufiteho ibintu ishaka gukora, nta kintu na kimwe itagukuyeho amaboko cyagutwara ubuzima. Iyi nkuru ngiye kubabwira ni y'Umunyarwanda w'umunyarwanda ufite ID nyarwanda, afite ID nyarwanda. Sometimes hari igihe dutekereza ukavuga ngo kubera ikintu byabaye kuki bimeze gutya, ariko rimwe na rimwe nanone hari igihe Imana ifite umugambi ku bintu runaka. Ngewe ariko yimbwira haragiraga nkumva agiye nko kurira, ariko nkumva nkavuga ati byari byose ndi umuntu w'umugabo. Iyi nkuru irimo kwa kundi uvuga ngo ni isomo ry'ubuzima, kwa kundi uvuga ngo ariko Mana yanjye kuki wandetse, kuki bimeze gutya, kuki ngeze aha. Bishatse kwereka ngo hari ikintu kiba just kubera ko hari ikindi Imana igufiteho, hari ikintu kitaba nanone bitewe n'uko nanone hari igihe hari ikindi Imana igufiteho. Nanone nta hantu na hamwe ushobora kugera kure cyane Imana itagukura, nta n'ahandi kure wagera. Mbese ni isomo ry'ubuzima in short, reka bivuge gutyo. Reka batangirire mbajyane mu ntara y'Uburasirazuba ya Gatare. Hari umusore yarangije kwiga secondaire, ubuzima utangiye gucapa ubuzima bisanzwe nkuko twese dushakisha. Umusore yitwa Hakizimana Sam cyangwa se Samuel niko mu rugo bamwitaga. Akubise ubuzima ariko aza gufata amafaranga. Sinzi uko famiye zamugize yene ko harugiye papa akubwira ati ngaho utazabimbwa akaguha nk'udufaranga, ajya gushora muri mobile money arayikoze irwamagana mu mujyi niho yakoreraga, ariko n'ubundi biza kwanga biranga kabisa.
umunsi umwe atashye nimugoroba ageze mu rugo ahamagarwa kuri telefone n'inshuti ye. Iyo nshuti yari iri hehe? Muri Kenya. Iramubwira ati meze bite Sam? Ati ni poa. Mwana none se aho ngaho mu Kigali mu Rwanda ibintu biragenda? Ati sha biragenda ariko nukungangana gutyo. None se waje hano ko hari uburyo abantu bari gufatamo bashaka ubuzima ariko nanone bakabona ukuntu bashobora kubona ibyangombwa bibajyana mu mahanga. Undi ati gute? Buri munyarwanda iyo yumvise ikintu cyo kujya mu mahanga ngo nuko muri diaspora ahita yumva ari ibintu bya danje, noneho kumubwira deal umwana w'i Rwamagana aramubwira ngo ni deal igiye kumujyana Canada muri Amerika, cyari ikintu cyoroshye kucyumva. Undi aramubwira ati none se bisaba iki ko urumva amafaranga yo kujya hanze yewe ntayo mfite gushaka ibyangombwa n'iki urumva umuntu ucuruza momo nabwo urumva yenda abantu batazi uko ibintu bya mobile money bikora akenshi bahembwa ibintu bitwa ngo ni imifuragiro, urumva ngo kuriya ubikuza cyangwa uko abikije hari percentage bagenda bafata, noneho bikaterwa n'igishoro cyangwa se nabo wakoreye, nanone biterwa na base, biterwa n'ahantu uri, bitewe n'abakiriya bagenda bahembwa amafaranga atandukanye. Ni MTN bahemba ya mifuragiro nyine twa tuntu bagenda bakata n'iki barayakusanya ku kwezi bakabahemba amafaranga runaka bitewe naho yakoreye. Ariko nanone hari n'igihe bahomba, kuko n'urugero umuntu ashobora kubwira ngo nyohereza kanaka, n'urugero muri kiriya gihe uretse ko ubu ngubu yenda RIB yaje bikagira, ariko muri kiriya gihe muri za 2010 mbere ya RIB ko RIB ugira ngo yaje muri 2018, icyo gihe ashobora kubwira umuntu ngo nyohereza, akabwira ngo nyohereza 10 ukibeshye kohereza 50 cyangwa sangaya cyangwa 100 cyangwa ayo ngabo bikaba biragiye. Mbese ubusambo bwa momo bwari buteye imbere, ngo washoboraga no gucuruza ugahomba na ya mafaragiro ukaza ariko already warahombye. Umutipe urumva yarari hasi, noneho aramubwira ati rero waza nyine muri Kenya. Ndati se naza muri Kenya ukuntu ndi hasi narahombye, urumva naza n'ubudi nta n'amafaranga ya gushaka ibyangombwa passport ni. Undi aramubwira ati oya ibyo bya passport bireke, ngwino uze ubinjira muri Uganda ukoresheje ID, nugira muri Uganda uraza kwinjira no muri Kenya baguhe agapapuro ngo basinyaho, sinzi agapapuro basinyaho nyine winjira, hari amezi baba bakwandikiye baguha ukagenda ukayamara muri Kenya. Undati wo biroroshye, icyo we yasabwaga gusa yari itike yonyine. Muhungu ariko gatandatu asinze ibikapu ajya Nyabugogo, araje ageze muri Kenya, agera ku mpaka wa Uganda baramugongera, agera kwa Kenya baramugongera, yinjira muri Kenya araza. Imodoka ya Simba Coach yagomba kuva i Kigali Nyabugogo saa 12 yagomba kugera Nairobi, ngira ngo ni ku cyumweru nanone mu masaha ya nimugoroba, ubwo ni nka saa 10 ngira ngo na masaha 28 bagenda. Ya modoka yaraje irenze Kampala gatoya, ihura n'ikibazo, biba ngombwa ko bashaka depanage, kandi urumva bageze Kampala ni masaha y'ijoro, biba ngombwa ko bashaka depanage guturuka i Kigali. Bahamagara imodoka ituruka i Kigali iraza, urumva ya traje bamaze kugenda ni nayo n'ubundi ya modoka igomba kuza kugira ngo itware abagenzi ibavane urenzeho gato Kampala, sinibuka quartier neza, ariko urenze Kampala uze mujye na Nairobi. Birumvikana ko cyagiye bicaye cyangwa se bategereje ya modoka kigomba kwiyongera kuri ya masaha agomba kuhagera. Araza, bageze Nairobi kuwa mbere mu masaha ya saa 7 baragomba kuhagera, bagomba kuhagera ngira ngo saa 12 ku cyumweru, ariko bagera Nairobi kuwa mbere mu masaha ya saa 7 kubera cya kibazo bahuye nacyo mu nzira. Hageze saa 7, ni saa 7 z'amanywa, araza bisi mu mujyi, barahagera bati twahageze, ava mu modoka, avuye mu modoka ahamagara ya namba. Iyo ugeze iyo uri Nairobi cyangwa se iyo uri muri Kenya ushobora guhamagaza nimero y'inyarwanda uri muri Kenya, gusa hagenda amafaranga, nuko ngo ntabwo ushobora kugura pack, uhamagaza nyine amayinite bisanzwe. Afashe telefone ahamagaye ya namba ya mutipe y'inyakenya,
nambasanga ntayiriho. Arahamagara anambasanze ntayiriho, nta yindi option yari afite. Kandi iwabo ntabwo arigeze ababwira ko yagiye Nairobi, kubera ko urumva igishoro yari arimo gucuruza ni cy'umusaza yari yamuhaye ajyana muri Momo, arayafata ayagira tike ahita agenda. Noneho yumvaga ko ngo nagera Nairobi ubuzima bukagira, azabwira muzehe akamubwira amakosa yakoze akamusaba imbabazi. Ariko icyakora we yumvaga ko nagera kuri wa mujama ari buhita abwira muzehe ati muzehe nagiye Nairobi, agahita akora telefone. None agacapa ubuzima bwamara yamara kubona ubuzima akazabwira muzehe ati buriya rero ya mafaranga narakoresheje reka narakoresheje nyagira tike kugira ngo nje Nairobi. Umubyeyi iyo aguhaye amafaranga ukayakoresha mu buryo navuga ngo butari bwiza ugahomba, kiba ari ikibazo. Ariko nanone iyo yashyize muri deal ikunguka, umubyeyi aravuga ati cyane burya gifite ubwenge. We yumvaga ko byanga bikunda Nairobi agiye ibintu ari sawa, nagenda nkuko undi yabimubwiye ngo agahita ashaka ibyangombwa bimujyana hanze, azahita agera muri Amerika nkuko abishakaga, agahita hamagarirwa ati ubundi muri Amerika umusaza akishima. abuze umuntu aza kuba ahagaze. Urumva yahageze saa 7 arahagarara ahantu imodoka zihagarara mu mujyi wa Nairobi, bigera saa 8 saa 9 saa 10 yabuze icyo gukora. Icyakora yaraza kongereza, araza umuntu ati se ni gute umuntu ashaka kuruhuka hano gutye n'iki. Umuntu ambwa ati rero murangira ahantu ashaka kujya kurara yishyura 800 y'amashiringi. Muri aho ngaho abaza umuntu wamuhaye service y'icyumba n'iki. Ambwa ati none se ndi Umunyarwanda nagize ikibazo n'iki ibintu nk'ibyo. Undi ambwa ati ariko mfite inshuti yanjye y'Umunyarwanda naguhuza nayo ukumva hari niba ari cyo yagufasha. Amuha nimero witwa Joaquim. Uwo Joaquim yaratuye ahantu bita i Nairobi muri Kenya, ariko ngo akorera ubucuruzi bw'ahantu bita Igikomba. Sinzi ibintu yacuruzaga. Undi arampamagara ambwira ati ndi Umunyarwanda nagize ibibazo binibi, ati none se wamfasha? Undi ati sorry ariko nanjye ubuzima ntabwo mere neza, cyakora waza ukaryama nkakanga bimwe kabiri then ugahamagara iwanyu bakagureza tike ugasubira mu Rwanda. Undi araza aramufasha aryama bimwe. Par conséquent navuga ngo ni nk'amahirwe mabi, araza ko kararyama kuri wa mujama aza urumva abantu bari muri Nairobi nyine nabagiye nk'Abanyarwanda. Sinzi ngahantu yarageze muri ibintu ngo byo kugira ngo bajye hanze, baza kumuhamagara. Yaraye umunsi ejo baramuhamagara muga ngo sinzi aho process yari igeze, ibintu abazi process za UN bazi uko bikora, baramuhamagara. Ngira ngo yaragiye guflyinga mu minsi mike yaragiye gukurikira. Ariko n'ubundi bisanga n'ubundi akazi yakoraga n'ubundi ntabwo kari kugenda neza. Arangije aramubwira ati man ngiye rero ngiye kugenda, visa nayibonye bampamagaye nshobora kurira indege sinzi n'isi yamubwiye. Wa mutipe wari ufite gahunda yo gusubira i Kigali, yumvise koko bya bintu bikora, ahita avuga ati ahubwo reka ngo mahanga reka umutipe ampe map y'uko ibintu nzabigenza. Undi aramubwira ati nose nawe urashaka kugenda cyangwa ushaka kwisubira i Kigali? Ati oya tafadhali nabo mu buzima bubi hano, ariko nanjye nkazagenda nkagusanga muri Amerika ugiye kujya. Undi aramubwira ati rero hano uko ibintu bikora, yuje muri Umunyarwanda uhita wigira Umukongomani. Wamara kwigira Umukongomani ukavuga ko wahunze muri Kongo. Wamara kuvuga ko wahunze muri Kongo tukakwigisha uduce tumwe twa Masisi n'iki ukagenda kuri UN ukabivuga bakagufungura case nk'umuntu w'impunzi. Wamara kufungura case nk'umuntu w'impunzi, nyuma y'iminsi runaka ugakomeza process bakaguha ubuhunzi muri Kenya nk'umuntu w'Umunyekongo, process yagakurikiranwa kazageraho nyine ukagenda. Yumva ni byiza. Ambwa none se bimufata igihe kingana iki? Undi ati nkangiye namaze imyaka 4 ariko bise bikunda. Umujyama aravuga ati nanone kuba mu buzima bw'i Kigali n'ubundi nta n'ikintu ntegereje, reka mbe n'ubundi desem ni muri bwa buzima mube hano, ariko ntari ikintu ntegereje byibura mu myaka 4 nanjye nzurira indege. Ku ruhande rumwe mutipe arabaze neza bitewe nuko niyo story ye. Niba mu Rwanda n'ujya bya biri kwanga
n'ubundi igishoro kitari kugira n'ubundi ari ugupushinga no muri Kenya ari ugupushinga the same, ariko no muri Kenya ategereje iyo myaka ine kugira ngo agende US, hariya ntabwo yarabaze nabi cyane. Ariko none ikibazo yarasigaranye cyari cyo kuvuga ngo okay, ngiye kuba ntegereje ariko senza abandi kubaho gute ko ugiye kunsiga. Undi aramubwira ati shahu, hari umuntu hano ibintu bya hano ngiye curuza ntabwo wahita ubimenya udasanzwe ubizi, kandi nanjye simparumva ndagiye. Icyakora ngiye kukuhuza n'umuntu uri ahantu bita Ruyiru, ajye kukwereka ibintu ukuntu muzajya mudeliverenga ibintu by'amandazi, ntabwo uzajya ubura udufaranga duke. Amuhuza n'umushuti we wabaga Ruyiru. Undi arafashe imodoka arateze agiye Ruyiru, wamujama mwereka akazi ukuntu bazajya batwara amandazi bayavana ku nganda bayajyana bayatwara n'amagare. Undi yinjira mu kazi atangira gucapa akazi gutyo. Noneho umunsi umwe aza kujyana amandazi ku muntu ayagemuye, umuntu wacuruzaga ufite alimentation, asanga n'umumama. Umumama aramubwira ati bara amafaranga azanye amandazi azanye n'amafaranga agira. Umumama yibeshyaho amafaranga 700. Just umumama urumva ni utanga amafaranga, ariko noneho abara nabi yumva ko ku mafaranga ugomba kuha uwo musore Sam agomba kurenza amafaranga 700 y'amanyakenya. Sam aramubwira ati ya mama, muribeshye ntago mwagomba kumpaya. Amusubiza 700. Umumama kunyakenya arebye umusore umusubije amafaranga 700 yaje n'igare. Aravuga ati urubuhe bwo ko muri Kenya bahaba amoko menshi, abaruya, makabira, abakisi, abakikuyu n'abandi. Undi ati yanjye ntabwo ndi umunyakenya ahubwo ndi umunyarwanda. Umusore nta nubwo physical fit ntabwo ari mubi. Mama aramubwira ati ushanda atuzajya uhurunzanira, akazajya mujyanda mugemura, afata rya soko rya wa mama. Abantu bamugemuraga wa mama asa n'ubirukanye, afata isoko rya wa musore aramugemura. Ariko noneho demo bagenda bavugana, batangira kugenda hazamo akantu ko gukundana. Wamumaza kumubwira ati rero ndabona n'ubundi ubuzima butaba bukoroheye ahantu uri, ibintu by'igare n'iki, waza tukaba tubana. Uwo mama arafite abana 2 ariko ari umusingo mada yibana. Umusore araje abanye n'umumama. Aho ni muri 2018 nibwo yatangiye kubana n'uwo mumama. Yari yagiye muri Kenya muri ngira ngo hagati muri 2017 2018 baramenyeranye, atangira kuzajyamo akazi akamusiga ngo muri alimentation, mpunga atangira kumwizerwa. None mama arangira aramubwira ati rero buriya ngewe hari business yindi nkora, hari indi business nkora, nawe ushaka kukwintroducingamo nawe ukazajya ukora tukabona amafaranga menshi, ko n'ubundi twamaze ku muryango uri umugabo wanjye, ibintu byose ni sawa. Umuhungu ati niye umutipa atangira kumva ko agiye gukira muri Kenya. Urumva afite umugore w'umunyakenya, afite alimentation, agiye no kumwinjiza mu yindi business. Aramubwira ati rero ngiye ncuruza cocaine, ariko nanjye singiye uyicuruza, ahubwo mfite abandi bantu dukorana, ariko dukuramo amafaranga menshi. Nawe nashinze mu business, n'abana banjye bameze neza, ibintu bimeze sawa. Umutima atekereje ibintu bya koka mu Rwanda, ibintu by'ibiyobyabwenge ahita haba. Ariko umudamu aramubwira ati oya, ibintu mbikoze imyaka 10 irenga, nta kibazo na kimwe nari nagira, abana bagiriga mu bigo byiza. Reba ukuntu umugore ameze, aho bataha imodoka umugore agendamo, aravuga ati reka akazi ntabwo nakitesha. Samuel Rwamagana bamwije mu kazi. Mudamu agenda urumva ntabwo uhita umwinjiza mu kazi gutyo, bira bintu by'abapushayi bisaba kugenda. Buriya n'umugore wawe n'umugabo wawe ntabwo umwizeye cyane, bisaba kugenda amwinjiza gake gake, amusobanura utuntu duke tumwe uko ibintu bikorwa, abo bagenda bavugana ibintu nk'ibyo. Umuhungu atangira kuzajya amenya n'amaslang bakoresha, amasiri, uko yo bakubwiye ngo gutya. Buriya bari abantu bakora ubupushayi bro, ashaka kuvuga nka 5 ariko avuga ngo 5 ukibaza nk'ibintu avuze, agenda amwigisha zo slangs bakoresha. None umudamu
we urumva yakoraga hari ibyo yagendaga agemura n'iki n'iki, aravuga ati ko mfite umugabo niwe uzajya ryirukankamo. Hari hagiye kubaho gahunda y'ibintu bari bagiye gufata bakabijyana Gwanzu muri China, ariko abagomba kubitwara hagombaga kuva nuko ngo hagombaga kuva abantu bavuye muri Kenya babiri bakajya kubifata Nigeria, bamara kubifata Nigeria bakajya muri Gwanzu muri China, kuko boss mukuru yabaga Nigeria. Wa mama muri Kenya hari abantu bakoranaga, harimo uwitwa Alexis. Noneho ikibazo cyaje kuba ko wa mutipe nta byangombwa afite. Urumva ari muri Kenya ariko nta passport ntaje. Wa mama rero aramubwira ati rero biraba ngombwa ko ngushakira ikintu twita passport, kandi akamushakira passport y'Inyakenya kugira ngo atazamuvuna ku kibuga cy'indege n'iki. Urumva nta yindi option yari hari uretse kumushakira passport y'Inyakenya. Baba bafite amafaranga si ikibuze, kandi muri Kenya haba ikintu cya ruswa. Bambwira ati rero tugiye gushakira passport barayapayinze, bahita batanga udufaranga barapushinga passport minsi 3 yayisohotse. Noneho iza yanditseho amazina ataraye. Mutipe yitwaga Sam, bahita bamuha amazina y'Amanyakenya. Amazina y'Amanyakenya bamuhaye harimo Raymond Kamau. Ubwo bivuze ngo yari umukikuyu, kuko abakamau n'ubundi izo zina nkayo aba ari amakikuyu. Bamuha Raymond Kamau, niyo yari amazina ye mashyashya. Ugatangira kuzajya actinga nk'umukikuyu, umunyakenya. Ubwo iby'ubunyarwanda byari bigiye ku ruhande. Iyo deal bagombaga kujya muri Nigeria mu gitondo. Nuko ngo passport yabonetse uyu munsi, basigaje iminsi 3 ngo bagende, kandi yagombaga kujyana n'undi muntu umwe w'umukobwa. Impamvu baherezaga abantu babiri no kugira ngo umwe nibagira ikibazo mu nzira, undi juste hari ubitwara, ariko undi we nko kuba kugenda areba uko aferi iri kugenda, noneho bamufata wa undi akaza gutanga information y'uko byagenze. Bamuhuje n'umukobwa muri Kenya, bagomba kujyana. Uwo mukobwa yarazeranye na wa undi Alexis, no ngo wa mama umugabo wa Sam, ubwo ari we Raymond nyine. Sam wabaye Raymond Kamau yarafite Raymond Kamau nyine. Alexis nabo bakorana muri Kenya nafite umukobwa. Abo babiri nibo bagomba kugenda, kuko abandi Alexis na Nuru ya mama bagombaga kuba bari muri Kenya. Uyu Alexis we yari umugande, ariko yari amaze igihe kinini akora iyo biz muri Kenya. Ubwo bamuhuje na wa mukobwa bahuye uyu munsi nimugoroba, bavugana igihe aho bari buze guhurira kugira ngo bagende na taxi imwe bajye kuri Jomo Kenyatta International Airport. Bagomba kugenda mu gitondo isa 10. Baravuga ati noneho ibyiza kugira ngo mutaza kugira ibintu byinshi, muraza kugera ku kibuga ahagana saa 7 z'ijoro kugira ngo muze kugenda saa 10. Ubwo Kamau aragenda ahura na wa mukobwa, bahura nyine mu nzira, bahurira mu modoka, baragenda bajya kuri Jomo Kenyatta International Airport. Bagomba kurira indege bakajya muri Lagos, bakajya i Abuja. Bamara kujya i Abuja, bakavana Abuja bakajya Lagos. Bamara kujya Lagos niho bagomba gufata imizigo. Bamara kuva Lagos bakagaruka i Abuja, bagahita bajya i Gwanzu. Indege mu gitondo saa 11 iraje, baracekinga. Raymond Kamau arinjira, umukobwa arinjira. Kumva n'abantu bataziranye, baragenda bagera Lagos. Bageze Lagos basanga hari abantu babateguriye ahantu heza rwose.
ngira ngo ku flight yo kuva Kenya ugenda ukagera Nigeria ntabwo ari kure cyane so bahageze basanga abantu babategereje bahita babajyana muri appartement bajya muri appartement we na wa mukobwa bamaze kujya muri appartement bategereza ko babona za bya bintu bagomba kudelivaringa umunsi urashira icyo gihe yari ku itariki ngira ngo ni ya 20 bageze i Lagos ku itariki ya 24 ngira ngo z'ukwezi kwa 12 muri 2018 bararara biyamaze ubwo bataye bahaye Noheli iragera bayirira Lagos Boxing Day iragera bayirira Lagos 23 27 n'ubundi baba bari aho ngaho ku itariki ya 28 nibwo babazaniye ibintu bagomba kujyana. Ibyo bintu bagomba kujyana cyari ikiro uwo mukobwa agomba kujyana cya cocaine, kandi byasabaga ko akijyana mu nda. Urabona, sinzi abantu bazi biology, hari ibintu yushyize ibintu kwa ngo yumize ibintu ukabishyira mu nda, iriya system yo mu nda y'urugogoro hari igihe idetecting ibintu itarizi, noneho imaze kudetectinga ukaba wahita ubigarura kwako ni ibintu bimeze nabi, cyangwa se yo ya system ishobora gufata ko ari ibintu ushobora kuba bigiye kwangiza umubiri. Umukobwa utwo tuntu kugira ngo dukore icyo cya coca, twari utubox, twari utuntu yagomba kugenda anywa dufunze mu tuntu dutandukanye 85. Bro, ntugira ngo nakazi koroshye kukumira utwo tuntu. Aratumwa wa mukobwa, noneho system yari ihari yagombaga nanone guhita yigira nk'umuntu utwite. Umukobwa aratunyoye, noneho kugira ngo ataza kubigarura hari ibindi bintu, hari undi miti barabakobwa bahita baguha ukanywa kugira ngo utaza kongera kuruka, kugira utarukanye n'imari. Umukobwa aratunyoye birangije bava i Lagos bajya i Abuja. Ariko wibuke aho ngaho kugira ngo bave Lagos, none ntabwo bagomba kujyana icyarimwe. Umwe agomba kugenda mbere mu ndege ye, none undi akaza kumukuza mu ndege yari igiye gukurikira. Indege bagomba kugenda nayo yari Ethiopian Airlines. Izi ndege n'urugero, reka nguhe urugero, iyo indege biba ari transit, n'urugero indege via Lagos igiye Gwanzu muri China, iyo ari suppose ari Rwanda Air, byanga bikunda ici Kigali, byanga bikunda igaruka i Kigali. Ngo ya ndege igomba guca kuri ya base yayo. Ethiopian byanga bikunda nayo agombaga kugaruka Addis Ababa kugira ngo bahite babaherekanya bajye Gwanzu. Umukobwa yavuye mu ndege i Lagos ajya Abuja, ageze Abuja baburira indi ndege ibazana Addis Ababa. I Addis Ababa ahageze wa Alexi wa wundi uri muri Kenya yese amagara umukobwa aramubwira ati oya, iyo ndege ntuyurire, ahubwo imari tuyizana i Nairobi. Ubwo gahunda yo kujya i Lagos, gahunda yo kujya Gwanzu yahise ihinduka. Ariko wa musore we yagomba kugenda bamaze kumekinga sho ko wa mukobwa nta kibazo agiriye Addis, yavuye i Lagos akagira Abuja, akava i Abuja akagira Lagos, akajya i Addis akuri indege. Brian hose muri ntuze y'indege baga afite y'umuntu. Uwo Kamau wacu Raymond w'umunyarwanda yagomba kuva i Lagos, nawe yagomba kuri indege, ariko bamakinga sho ngo wa mukobwa we yamaze kugenda.
wa mukobwa si ibyo gusa yarafite mu nda, ahubwo yarafite n'utundi tuntu, hari ukuntu nyine batujyana tu, hari ukuntu batujyana. Ageze i Addis, umukobwa ahita ahindura inzira, ntiyura indege ya Ethiopian imujyana i Gwanzu, ahita yura indege imuzana Jomo Kenyatta International Airport i Nairobi muri Kenya. Babajije umuntu wagomba urumva ibintu by'indege, umuntu abazi ngo ubuzingo flight, umuntu aragenda niyi, umuntu aragenda niyi, umuntu aragenda niyi. None iki ahantu yenda muri Afrika bisa naho biba binoroshye cyane, nuko n'urugero iyo indege iri kuri transit ku kibuga runaka cy'icyo gihugu, hari uburyo uvamo ukaba ugira, iyo hari akanya k'amasaha menshi. N'urugero nshobora kuba n'urugero ngiye i Burundi nkaza Rwanda ndikangeza mu Rwanda, ariko noneho yenda ndibuze ko haguruka yenda nyuma amasaha 3, nkavuga ati okay ngasoka ikibuga, birashoboka. Nawe nubwo buryo yasotse mu kibuga abanza gupushinga gatoya mo yagisabwe gatoya, ko ntabwo ari guhita yongera yurire, kuko aho ngaho bafite abandi bakozi, yabanje gukwepa gatoya aza kongera kuri indege ya Kenya Airways imuzana i Nairobi. Aho rero niho hari hatangiriye inzira y'umusaraba w'umuntu bita Sam cyangwa se Kamau Raymond. Barahamagaye wa muntu agomba umundi umukozi wabo uri muri ya ndege ya Ethiopian igomba kujya i Gwanzu muri China. Baramubaza ati se umukobwa ya boarding yuri indege, batereka nta mukobwa uhari, nta mukobwa turi kubona. Ati nta mukobwa, ati yego. Ba making sure ko wa mukobwa atagiye. Wa musore se ntibari kumwe, Raymond Sam ntari i Lagos, kandi none muri za appartement bari barimo zari za nyiri ya business, no kwango yaregeye yubaka nyira abakozi beyo baje niho baruhukira, ariko zimeze nk'ama appartement niho bapangira ibintu, naho bukapa ibintu byose, ntari aho ngaho se mu kazi. Baramufata, none umukobwa mwe muri kumwe ko turi indege, ndati ntabwo mbizi. Bo niba muzi akazi katagira imikino bro, na akazi k'ubupushayi, nukuvuga ngo yo ubeshye gato nta mikino bagira, kubeshya gato gusa. Nukuvuga ngo yishatse kubakinisha cyane cyane mu buryo bwo kubiba, nta kindi gihembo baguha n'urupfu. Bari kumwe n'umusore aho ngaho wa boss nyine, uba waje kumeka ngashobora ko ibintu babipakiye neza, ibintu baritwaye, wa undi umwizagwa kuri boss. Noneho ngo akazi ke aba afite kwa boss ni ukwica gusa. Umuntu washatse gukina na business niko kazi ke gusa, nicyo cyonyine kiba cy'umugenzo. Undi aramubwira ati sa ko umukobwa atagiye byagenze bite, kandi mwari muri kumwe, bivuga ngo mushatse kudukinisha mu dutwara imari, aribwo wowe nubwo uje hano. Umuhungu ati no kuri kw'Imana arahira aratsemba agira gute ati no kuri kw'Imana. Wa muhungu aramubwira ati rero njye akazi nkora hano ni kamwe gusa, ni ukwica. Umuntu ashatse gukina na business ya boss, niko kazi konyine kari kamugenza, ni nako yarari gukora aho ngaho. Witwa Sam, isi imwikaragiraho pe. Bahamagara wa mudamu, nuko ngo n'umugabo wawe n'umugore wa Sam uri muri Kenya. Nambwa none ko umukobwa twamwoheje ngo atware imari none akaba tagiye. Umudamu ati Yesu we, ati nukuri kw'Imana, ati ntabwo mbizi, ati none se atereka mpamagara Alexis, ati kuko Alexis niwe wari wohereje wa mukobwa, bose urumva bari muri Kenya. Aramuhamagara, amuhamagaye Alexis, wa Sam atabwira baba sore bari kumwe aho ngaho bagiye kumwica, ati mumbabarire reka mbahe nimero ya Alexis direct, mumuhamagare direct ababwira uko busy yagenze.
bahita bahamagara Alexis, baravugana, abanza kuvugana na Sam, aramubwira ati none ko uwo mukobwa wampaye tujyana, none ko mbona agiye kunyishyura ntabwo yagiye, bimeze bite? Urumva connection wa mukobwa uyo yari yanavuyeho, ntabwo hari akiri kwavugisha nimero, mbese uburyo bwo kumubona ntabwo ari bwavuyeho, gusa ahubwo arasigara kuvugana na Alexis gusa, kuko niwe bari bafitanye gahunda ko ahitazana ball muri Kenya bakazigurisha bagafata amafaranga. Ubwo aramusobanura ati mbabura ubabwira ko ntari muri gahunda, ati mbabarira n'ukuri ko Imana mbabarira. Noneho arangije afata ya telefone ayaha wa mugabo w'umunaija wa wundi ugiye kumwica uhagarariye boss, ati n'ukuri vugana dore na Alexis, n'ukuri ko Imana iyi gahunda ngewe ntabwo nyirimo. Wa mu Nigeria afata telefone ati bimeze bite? Noneho kwa kundi nyine urumva abantu babiyumva ngo genda ngo twabariye bana ngo muvane, ahita bakupa. Urumva bari kuvugana n'uriya mutipe, bavugana mu Giswahili, amuhaye telefone ahita amubwira mu Cyongereza, amubwira ati noneho I'm sorry, vugana n'uyu muntu ngewe ntabwo ndi muri iyi deal. Ayimuhaye ahita amubwira mu Cyongereza ngo murakigeho. Ubwo wa wundi yahise atekereza ko ahubwo barimo kumukina n'uwo nguwo, kuko ibaze ngewe umuntu agiye kunyica, none turavuganye, none ngahita mvuga ati n'ukuri ko Imana umva n'ukuri agiye kukubwiza ukuri, none agahita avuga ati murakigeho twabariye. Mana we, dore ngo isi irahita yikaragira kuri Sam, isi yamwikaragiyeho. Wa mugabo aramuga ati rero inkuru uri kumbwira zisa n'iz'abandi nagiye ntumva, ati kandi abo bandi bazimbwiye nta n'umwe ukiri ku isi y'abazima. Njyewe akazi nkora hano ni ugukura mu nzira umuntu ushaka gukina na business ya boss, niko kazi konyine mfitanye. Umuhungu ajya kumabati, n'ukuri kw'Imana ntabyo nzi, ariko mu by'ukuri koko umuhungu ntabyo yarazi, ariko kumvisha bari abagabo nabo babumva ko, kuko nabo babumva ko biriya bintu abantu bakora zira biz, iyo ukinnye nabo babumva ko nabisaha n'isaha umuntu yahita barangiza, nabo niyo mpamvu bahita bagukura mu nzira mbere. Wa mugabo ugomba kwica wa mutipe arabyumva, aramubwira ati cyakora inkuru uri kumbwira ndi gusa n'ushaka kuyizera ko gatoya, ariko ntabwo ari njye ufata umwanzuro uko nta kintu ukuyeho. Ejo tuzajya ahantu bita Enugu Estate, ujye kubibwira boss uko wabimbwiye niko uzabimubwira, numara kubimubwira umwanzuro azafata niwo nzakurikiza. Niwe muntu wa mbere uwo mutipe yarababariye mu mateka y'akazi ke. Umuntu ashaka gukina na business akiba, niwe muntu wa mbere uwo mutipe yarababariye muri business. Ati genda uryame. Umutipe yarishimye, yabanje guhitsa umwuka, asa n'uwishimye, ariko bitewe n'uko amasaha nyine y'urupfu rwe yaragiye kwegeraho imbere, ariko mvaga n'ubundi ari kwagupfa. Ikindi, ibintu byose bye bari babifashe ibyangombwa. None urumva abantu bakora kuriya byanga bikunda ahantu muri yawo muri izo ma estate yaba abantu baharinda, of course bafite icyo batababuze n'amafaranga, ariko banga umuntu babeshye. Mu gitondo kuva aho bari Lagos ujya Enugu Estate ni kilometero 555. Bro, ni kure nta nshaka kugenda ngira ngo umunsi wose. Mu gitondo bafashe imodoka bati turagiye, nta by'indege twari gutwara. Akazi Sam yarafite konyine kwari kugenda asenga, isengesho rikarangira, Mana data twese no kuri kw'Imana nkiza uyu munsi bikava, Mana data twese no kuri nyumva bikava, Mana data twese ngushimiye kubikoze bikava, Mana data twese. Yarasengaga akanya buri kanya isengesho rirangira rigaruka, isengesho rirangira risubira mu isengesho, niko kazi konyine yarafite. Bajya mu modoka baratwaye bagiye Enugu Estate, ibirometero 555 driving.
ariko iriya highway bagendagamo, umuhanda bagendagamo ni umuhanda n'ubundi usa naho ufatanya ngira ngo ni Nigeria, Ghana n'igihugu cya Cameroon, niba ntibeshye, ngira ngo ni Nigeria na Ghana na Cameroon, I think so. Baragenda, bamaze kugenda nk'ibirometero 200 na imodoka irapfa. Ipfa sinzi ngo icyuma cyagize bisaba ko bagihinduza. Ahantu bari bageze ni nkuko dusoze, ni nkuko ushaka kuva hano ukagera mu ishyamba. Uvuye nk'Ikigali ukagera mu ishyamba rya Nyungwe. Noneho ukagera mu hagati ntarabo aho bita kuwinga. Noneho ukagera ahantu udafite umuntu ushobora kugufasha, ndetse utanafite n'ahandi hantu ushobora kugura spare, mbese nta kindi kintu, kandi byasabaga spare part bagomba kuyigura. Ikindi bari abatipe urumva ni nka kuri ushobora gusanga nk'imodoka n'urugero z'amakampani yakomakomeye baba bafite abantu gusa babakorera. Murano urugero ngiye kuguha, ntabwo afata imodoka za ministeri runaka uvuga ngo utwaye imodoka ya ministeri uhita ugenda ngaho ugeze ku igaraje uhite winjiramo. Hari ibintu bitewe nuko nyiri ibintu biba bimeze. Ikindi bari abatipe nabo baba bafite amafaranga, bafite amakampani bakorana abakorera. Ikindi bitewe nuko batabize umutekano wabo, bavuga ati undi muntu ashobora kutugambana akadushyiramo ikintu tutizeye, bafite umukanishi ugomba kubakorera gusa. Byabaye ngombwa ko bahamagara umukanishi uvuye Lagos akaza aho ngaho bari. Yagomba gukora nanone ibirometero 200 na kugira ngo basanga aho ngaho. Byabaye ngombwa ko bicara. Mutima aramubwira ati ushatse nta muntu kwiruka nkaho ushatse wakwigendera. Ariko byari nk'uburyo bwo kumukinisha ko bari guhita bamurasa. We aravuga ati oya, ndi mu maboko yanyu nta ndi buke. Akazi urumva bari mu modoka, bavuye mu modoka, uwo ngo bagiye ari Sam, ari bamwitaga ngo Marshal, yari umugome cyane, ngo wegeranye na boss, nyine kigera cya boss ushinzwe ku kazi. Hari n'undi mukobwa uri kumwe na Marshal, hari na shoferi. Bari abantu bane mu modoka. None bavamo babicaye hanze bategereje wa muntu ko uvuye Lagos kaza kubaha depanage aho ngo bari. None umutipe ava mu modoka agakubita nka metero 100 agenda avuga ati mana data twese, akasubira hariya akongera akagaruka agakubita n'izindi metero 100 ati mana data twese, akongera akagaruka ku modoka mana data twese, agasubira hariya. Akazi ke kari gusenga gusa. Wa muntu araza arabafashije, imodoka ashyizemo icyuma yarazanye, arabadepana, batse imodoka baragenda. Baragiye bageze n'ubundi nko muri birometero nka 300 na bari bareze kimwe cya kabiri. Ya modoka hahandi yagize cya kibazo irongera inapfa n'ubundi. Noneho kuko bari bageze, urumva bari bageze barenze kimwe cya kabiri, ntabwo byari ngombwa ko bahamagara none umuntu uvuye Lagos, bagomba guhamagara umuntu uvuye Enugu Estate abari uguza kubadepana aho ngaho bari, kuko niho hari hafi. Birumvikana ko ahantu boss aba hatabura abantu babakanisha. Bahamagara none umuntu uvuye Enugu Estate kuza kubaha depanage aho ngaho. Araza. None mu gihe bategereje, urumva bari bananiwe, bavuga ati twaye amasaha menshi n'iki, baravuga ati reka tuba ahantu tuba turya. Bajyamo, barinjira bajya kurya, bari kumwe na wa mutipe. Batsi ibiryo, barangije wa mujama bamuha ibiryo. Bararya, ariko wa mutipe we yanga kurya. Sam yanga kurya. Impamvu yanze kurya, yaravuze ati aba bantu ni nkuko avuga ngo n'Imana tukwa kunduga ati n'ubunse ko ngiye gupfa. Ariko noneho we ahubwo we yaravuga ngo aba bantu bashaka kundoga ngende ndi nk'umurambo bagende kunshinyagurira. We nicyo yatekerezaga, ahubwo ataka kugira ngo bagire reka maze mpure na boss, maze musabe imbabazi abahungu batanyicira mu nzira. Yanga kurya, yumvaga ko ibiryo yabiroza. None wa mukobwa bari kurya, urumva wa mukobwa bari gusangira n'abandi sinzi ukuntu yari yarije abona Sam ntabwo ari kurya. Umuntu ahita bitekereza, ahita aza afata, umva bari bamuhaye ibiryo na ji, araza afata ifoka imwe arya kuri rya biryo, arangije afata no kuri ji anywa, kugira ngo yereke wa mutipe ko nta kibazo. Arangije amuga ati ibiryo nta kibazo, ntutegeze ko ari ikintu cyo twagushyiriyemo n'ukurya. Wa mutipe aravuga ati n'ubundi amasengesho nayo nari maze gukora, afashe ibiryo arariye. Barangije wa mujama nawe yaraje, uwo uvuye n'ubu kubafasha barabadepana. Baragenda bagera ahantu bita Enugu Estate. Man ahageze arebye ahantu boss aba, ntabwo bavuga ngo ni inzu, aba ari hoteli. Bari abagabo baba barihaye bro, ni hoteli ifite abantu abarinzi
bafite machine gun bro, aribo barinze iyo nzu. Aravuga ati aho noneho ndapfuye, ati barandakisha RPG. Niko yatekerezaga, n'ubwoba n'iki. Abarinjiye bamujya kwa boss. Aho Mashara agiyeho aravuga ati rero boss, uyu muntu niwe waruje gutwara za mari, ariko yazanye umukobwa tubaha imari. Umukobwa aragenda. Kuva icyo gihe connection ntabwo twongeye kuyibona, ntabwo twongeye kumenya ibye, ariko uyu muhungu ashobora kuba ari umwe muri bari bashatse kugira ngo batwibe. Ariko iwe yambwiye ko ibintu atabirimo. Icyakora ageze kunsobanura mu buryo bumwe, numva wagira ngo ari kuvugisha ukuri. So nashaka kugira ngo mwebwe mubyumve, kuko ni mwebwe nyiri kazi, ni mwebwe mufata umwanzuro. Ubu mwanzuro mukora mufata, turamukorera ibyo ngibyo. Boss aramuga ati ngo akubwa ngo mukinjiza. Barakinjiza. Arangije abanza kukareba nyine kwa kundi boss abakureba guturutse hasa kuzamuka hejuru. Ati ngaho mbwira. Ati mari zanjye urazitwaye. Undi ati nukuri yarapfukama, bivuga pfukamye, ati nukuri kw'Imana rose agerageje, nukuri kw'Imana ararayira baragira. None ukuntu barabana barabagome bro. Umugore we wundi babanaga muri Kenya ntigeze amuhamagara, kuko mvaga avuga ati nshobora kugira gutya ntivanga muri ibi bintu, kandi koko umugore nawe nta byarazi, ariko byanze kugira ngo nivanga muri ibyo bintu bagomba kumuza kumushaka muri Kenya bro, bagahita bamwica. Ko mugore yaravuga ati buri umusore nk'uwa Alexis we yari n'umuganda we kubakina byari byoroshye kuruta umuntu w'umumama utuye ufite abana. Yavuga se abana nzanirirwa nirukanka n'abana. We niyo mpamvu yakinaga izo deal, ariko adashaka kugira ngo yivange mu bintu byinshi cyane. Niyo mpamvu yaretse uwo mugabo, suko atamwanga, suko yamwanga, sinuko yari yamusetinze, ntabwo yari yamusetinze, ahubwo we yashaka kugira ngo ibyo bintu bitaza kumujyaho, ukaza gusanga nawe akazi ke karagize, abana bagiye guhura n'ibibazo, abana bagiye gusigara ari imfubyi. Yanga ibyo bintu, ariko ntabwo yizamuhamagara. Umuhungu agiye atangiye gusobanura boss aramwumva. Okay, arangije aramubwira ati Marshall abwiye ko ibyo wamubwiye bishobora kuba ari ukuri, ariko ntabwo ari njyewe uvumbura umuntu ubeshya n'uvugisha ukuri, ariko nisanga umbeshya nawe byakubaho, ngira ngo urabizi. Samatinda bizi n'ukuri. Rero hari umuntu uvumbura ukuri, niho bagiye kukujyana kugira ngo umenye uko kuri. Navumbura ko ari ukuri sawa, navumbura ko ibinyoma nabyo ni sawa. Abwira Mashari uwo muhungu ndabongeza abandi barinzi, abongeza indi modoka ya kabiri n'abandi barinzi. Icyakora abantu barara iryo joro, mu gitondo barazinduka. Icyo gihe ngira ngo yari ku itariki, niba nibuka neza, yari mu matariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere muri 2019. Bo baragiye bajya kuri wamu. Noneho sorry, nari nihuse. Bavuye aho kwa boss, rumva bahaye abandi barinzi bagombaga kujyana, ariko bakajyana ntabwo bagomba kujya mu nzira. Umuhanda bagomba kujyamo yari umuhanda w'igitaka mubi cyane, ndetse bagomba kugenda izindi kilometero 247. Bagiye mu modoka n'ubundi mu gitondo. Bahageze basanga nyuma nyine y'urwo rugendo, urumva niki, we akazi ka still ka Sam Raymond Kamau kwari gusenga. Aragenda ageze aho ngaho nyine agomba kugera bamujyanye, basanga hari inzu ariko imenye mu amazi. Ngati kado hala nura arinjira araryama, yamaze iminsi 2. Noneho y'amazi bro haba harimo ibintu by'imisundwe, sinzi niba muzi ibintu by'imisundwe. Imisundwe itangira kuzajya igenda imwinjira mu kaguru, imutobora. Iminsi 2 ishize basa kumukuramo. Agiye kubonana n'umuntu ugomba kumenya ko avugisha ukuri. Bamukuyemo
bamutera imiti ituma ya misundwe itangira gusohoka mu mubiri. Barangije bazana ikindi kiyoga gihenze barabakiye bro, bamumena kuri bya bisebe ku buryo nyine amaraso arekera gukomeza kugenda ava. Ibyo kibyo bamaze kubikora baramubwira ngo hari umuntu sasa mugiye kubonana. We yumvaga ari nk'umuntu byibura nyine umwicanyi ruharwa. Agiye kubona asanga wa muntu ahubwo si umwicanyi, ni umupfumu. Umupfumu afashe akanoza tunani uducumara akubita sinzi niba aririmbaga za ndirimbo gogwelo simbizi. Bo arangije ambaza umusore ati ngababwira. Umusore agiye aramubwira ati busotse abasotse arangije ahamagara marshal ambwira ati harya uyu musore ibi yambwiye nibyo yari yababwiye? Ati yego. Ati umusore aravugisha ukuri, ntacyo abiziho. Umusore rero mwamurekura akigendera muze, ndabona rwose ibi bintu byababwiye ni ukuri, ntabwo azi ibintu byarengeye. Mashari ahita asohoka abwira wa musore ati basanzwe uri kuvugisha ukuri. Umuhungu uko yagize mana wibaze, wari ugiye gupfa umuntu akakubwira gutyo bagasanga ko ibintu uri kuvuga ari ukuri utagipfuye, what can you do? Yahise arabyina aragati ya mana yo mu Rwanda, ya yindi yiri bahandi gataye Rwanda yari mugezeho. Imana yamukoreye itangazo. Byari byinshi, yari umunsi w'ibyishimo mu mutima, kanyamuneza. None bari abagabo abantu nubwo ababara abagome baba banuzi, ariko nanone bro bagira gahunda. Iyo bavuze ngo ikintu tugikora ntibagikora, iyo bavuze ngo turagikora. Kandi nanone iyo uri umwizerwa kuri n'ibintu byose babigura. Ngo bari basigaje kurira imodoka bagasubira n'ubundi bagakora rwa rugendo rwa rundi bakoze. Nuwa ngo metro 247 sorry kilometro 247 usubira Enugu State ntabwo bagumakorara bagahita bakomeza direct Lagos handi bari. Nuwa ngo bagiye gukora urugendo hafi ngira ngo kilometro 800 binjiye mu modoka. Babandi boss yabahaye basubira Enugu, abandi barakomeza. Bari mu nzira ubwo Marshal amagara boss aramubwira ati rero umuganga cyangwa se wa undi nyine abafite amazina, ntabwo yambwiye amazina babitaga, ati basanze ari kuvugisha ukuri. Boss ati none se atoke, ati noneho uwo musore nta kuntu se, ati harya ibintu banyibye byari bihagaze agaciro k'amafaranga ngahe? Ati urebye boss byari bihagaze, bamubwira barabakora calculation, baramubwira ati ibintu batwaye byari bifite agaciro kaye. Ati harya y'umukozi akoze agenda agemura agira gute tumemba ngahe? Nabwo baramubwira. Ati none uwo musore yadukorera igihe kingana iki kugira ngo bangaruriye amafaranga bira bintu bibi? Undi ati akoze amezi 2 byabinga bikunda abamaze kuyagarura. Ndati sawa, uwo musore ni mu mwakazi adukorere tutamuhemba hano Nigeria, azajya agenda ajyana aderivaringa ibi bintu. Ubwo ni amakoka yine bimugira ibintu nk'ibyo mutume, noneho igihe cy'amezi 2 amafaranga yanjye nazo bamaze kugaruka nibwo tuzamurekura agende. Ubwo mpungu yaragiye gutangira ubundi buzima bushya i Lagos muri Nigeria. Baraje baragiye basubiye hahandi yabaga. Bahageze bamubwira boss amawayiza uko bigiye kumera, bamubwira ati rero ugiye kudukorera mu gihe cy'amezi 2 kandi uzaramugucitse. Numva bari bamufashije ibi bikoresho bye byose, ama passport n'iki, uzaramugucitse
tuzakwica. Noneho bari abantu urumva umuntu ufite nk'igisirikare cye kimurinze byanga gukunda afite abantu aha amafaranga muri government, abapolisi n'abakibaga korana ku buryo utavuga ngo ugiye ngo kwireportinga kuri immigration ngo nataye passport. No, mbese uriya mutipe nawe yarazi uko abapushayi bakora, yari yarabibonye cyangwa se yarabyumvise mu nkuru. Ubwo gahunda yari hari ko ari gukora ako kazi mu gihe cy'amezi abiri. Aragakoze noneho ngira ngo ni ku itariki ngira ngo ni ya gatandatu nibwo amezi abiri yagomba kuba arangiye, ya gatandatu z'ukwezi kwa gatatu. No, amezi abiri yagomba kuba arangiye ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu. Arakoze noneho iyo uwo munsi yagomba kudelivaringa ibintu bya nyuma abijyanye ahantu bita Ibadan yagomba gukora deliver ya nyuma, noneho bagita bamuhemba bakamusubiza n'ibikoresho bye akigenda. Noneho kugira avuye aho ngaho ku kazi agiye Ibadan ko bari bazi ko ari deal ya nyuma, wa mashari abwira boss amuga ati wa musore rero amafaranga bisa naho yagarutse akazi ke akarangiza uyu munsi, numva twamureka. Noneho boss amuga ati umusore rero numva ntari bibye mumusubize ibyangombwa bye agenda bitwaye, nta ngo mpamvu yo kwirirwa garuka hano kuko aragenda delivering umuzigo ahita yigendera, abo ngabo bazatwishyura twe bwacu. Noneho ahubwo uwo musore mumuhe amadolari 200 gusa yo kuba akora utuntu, ikindi mu makatishiriza indege ku mafaranga ya boss nyine igomba kumuvana Lagos imujyana i Abuja, akava i Abuja ajya i Addis, akava i Addis aza i Nairobi. Iyo traje yose barayishyura. Yagomba kuva Ibadan aza, nono indege amasaha yagomba kuzaho wa mutipa ari kuva Ibadan ya ndege amasaha yagomba kuzaho abona ntabwo ari buze gukunda, bito ni gihe ari Ibadan abona kuza kugira ngo aze kumekinga ugufata ya ndege i Abuja, kuko niba cyerewe ho iya Lagos byumvikana ko niya Abuja ari bukererwe, niya Addis Ababa ari bukererwe, imuzana Nairobi abona bitari buze gukunda. Ahamagara amashara muga ati rero none se ko mbona amasaha yamfashe kandi indege mbona ibuze kunsiga, mwambabariye mukambukiringira indi yandi masaha za kuza. Barareba muri system babona indege ya bugufi isigaje n'iminsi, batamugutingira indi ndege yari isigaje iminsi kugira ngo igende ikore trajet nk'iyo yaragiye gukora. Umuhungu araza yisubira hahandi. None kugira ngo wumve bya bindi nakubwira ngo Imana bro yagukunze, aho nuko ngo Imana nta hantu, aho niho igitangaza cyabereye. Muribuka indege ya Boeing 707 800 yari indege ya Ethiopian Airlines yahanutse ivuye i Addis Ababa yaje muri Kenya, yaguye ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu muri 2019. Iyo ndege niyo yagomba kuzamo Sam. Nuko nubundi iyo yihuta yagomba gufata indege imuvana Lagos, nubundi ntabwo yari yakerewe cyane, yagomba kubikora nubundi ya ndege akayifata. Ariko niko ko n'Imana bigikunza umuntu aravuga ngo bamupostponingire bamuha iminsi ne nyuma ahita abura ya ndege yagomba kuzamo ni ya Boeing yisha abantu yarivuye i Addis Ababa iza muri Kenya. Iyo nawe niyo ari kuzamo. You get it. Umuhungu urumva yahise ataha ajya kwibera handi nyine muri ya estate yari arimo, aza kumva amakuru ko hari indege ya crashinze. Arebye abona ni ya ndege ya 737 akarongo 800. Indege ya Ethiopian Airlines yari ya Boeing yarivuye Addis igomba kugera i Nairobi. Ajya kumava arashima. Wumve ukuntu Imana ari igitangaza, wumve impanuka mukijije. Kandi n'ubundi ziriya deal zo urumva n'umuntu utamenyereye Nigeria, n'umuntu utazi yandana birimo ibyabo byonye no kudelivaringa
ziriya boro ya deliverenze mu mezi 2 yari afite amahirwe make ko ahitafatwa, make cyane ko ahitafatwa, ariko ntibigeze bamufata. Imana imukijije impanuka, imukijije no kuba yarafashwe i Lagos bahita bamudeportinga nk'umuntu ucuruza ibiyobyabwenge. Noneho ikindi yakize, ubundi abapushayi ntabwo bajya mu mitereto. Niwe muntu wa mbere wari ukize kwicwa n'umuntu bita Marshal. Nyuma y'iminsi ine arabodinga indege, araza agira Abuja, ajya Addis Ababa, aza muri Kenya. Ageze Jekwati, wa mugore aza kumureba, aramubwira atararira ati nukuri kw'Imana mbabarira. Umudamu yari yarimutse aho yabaga kubera ubwoba, nawe ava Iruiru, araza atura ahantu ngo bita Roysambu, ahantu bita ngo ni Lumumba Drive. Araza hatura, amaze kuhatura barahatura. Noneho nyuma y'iminsi mikeya ari kureba kuri news, aza kubona ngo hari umuntu bafashe yinjize urumogi rwa cocaine ibiro 6 abivanye muri Uganda abizanye muri Kenya. Kureba isura neza asanga ni Alexis, wa wundi wamutanze, wa wundi wamugambaniye, bagakina diri na wa mukobwa, bagatwara cocaine z'abandi kugeza ubwo yaragiye guhura n'ibyo bibazo. Bro, iyi nkuru ndi kukubwira niyo umuntu w'umunyarwanda wacu w'Rwamagana wahuye n'ibyo bintu muri 2019. As we talk, ni umugabo ushima Imana. Ibintu by'amakokaine yavuyemo. Icyakora yagumye muri Kenya, ngira ngo igihe twavuganaga ari muri Kenya, arambwira ati ubungubu ndacuruza bisanzwe. Wa mama nawe yarabiretse, yaraseze nyine. Ubu tubera nk'umuryango, bamaze kubyara, ngira ngo nyuma y'aba bana 2 nabo bamaze kubyara abandi bana 2, bafite abana 4. Ni umugabo ushima Imana, ni umugabo uraho ngaho. Bro, iyi nkuru yayimbwiye ndavuga ati Imana yanjye, nta Imana itakura umuntu, Imana nta hantu itagukura. Aho waba ugeze hose niyo bagufatiye icyuma bro, bakigukuraho. Yona ifi yaramumize nyuma y'iminsi 3 iramuruka. Ibuka inkuru ya uri wagomba kumanikwa ku ntuza, wagomba kumanikwa ku giti. Imana ni igitangaza. So iyi nkuru nashatse kuyibabwira kugira ngo wumve ko mu gihe cyose wumva kugeze ahandi habi cyane, Imana itabagukuye amaboko. This is true story. Dore ngi boarding yarafite, ndaje nyibakire kuri screen. Boarding yarafite ni true story. Iyi ni episode ya kabiri, nubwo nyishyize muri mu operations arenze, ariko ntabwo operation ni inkuru nk'iyo kubwira abantu ngo aho wumva ugeze, aho wumva uvuga ngo ibyandangiranye, Imana yo mu ijuru igikora. Imana yo mu ijuru igikora. Ya Mana y'u Rwanda indi izunguruka kandi gataha i Rwanda ibigikora. I'm telling you. Ndabashimiye ko mwabanye natwe muri iyi nkuru. Ni inkuru nzajya ngenda babwira zimwe na zimwe zibafasha, ariko it's true story. Nzajya ngenda babwira operation zarenze, mugenda mwumva, muduha ibitekerezo. N'ufite inkuru akambwira ati Chris, ndashaka ko tugira kuri inkuru. It's okay, I'm here for you. Amazina yanjye ni Chris Kame. Ushaka kubana natwe gusangiza iki kiganiro abandi, gusangiza inkuru abandi. Umunsi umwe Kamau Raymond, impamvu ngira ngo atavuye muri Kenya nuko rakurumva nabo byari kumukoraho kuvuga ngo ni umunyakenya afite passport n'iki nabyo biba bigiye muri immigration, nabyo byaba ari ibintu bigize. Kandi urumva yenda umudamu yaramukoze ashaka kumuteza ibibazo, akavuga ati umugabo n'iki ugasanga nabyo bigize. Niyo mpamvu ntekereza ko yagumye muri Kenya, abayeho neza, ibintu ni sawa. Ibyo byo kugenda bya bindi ngo byo kuvuga ngo ni impunzi yahise bivamo. Ubu ni umugabo ushima Imana, utuje, wituriye i Nairobi, ngano bitari Lumumba Drive, umeze neza, ushima Imana, ugenda mu modoka ya ngira ngo sedan yambwiye, niba ari sedan, niba ari BMW, sinzi imodoka yambwiye, ariko ngira ngo ajyamba n'amafoto. So ni inkuru yo ku inspiring kugira ngo wumve ngo igihe cyose wabugeze ahantu bro, Imana irahari. We ibuka gusenga Imana gusa tu yihamagara, something will happen. Ndabashimiye, ibe byiza musangize iyi nkuru ndetse munasharinge, munaduhe subscribe kugira tube umuryango mugari tuje tuganira ku bintu byiza.